Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye naho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 18 Mata mwaka wa 2025 kuwa gatanu iragira iti ibihamya byagaragaye nyuma yuko byagaragaye nyuma y'urupfu rwa Yesu ko ari umwana w'Imana. Nyuma cyangwa se ibihamya byagaragaye nyuma y'urupfu rwa Yesu bihamya yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo ya 240 mu ndirimbo zo gushimisha igira iti wa mwanya mu Getsemani. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
Haleluya, haleluya. Ntabwo nzigera nibagirwa amakuba Yesu yaboneye i Getsemani. Bene data, uyu muririmbyi aravuga ngo intumwa zamusizeyo zamuzinutswe, ngo natwe ntabwo twashobora kubigereranya. ngo nubona ko byibagiwe, Yesu uzanyibutse bya byuya byawe wabize ku bwanjye. Bene data, Yesu kugira ngo aducungure byamusabye kubira ibyuya byinshi. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice ni 27 murongo wa 51 tugeze ku 54. Haravuga ngo ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga. Umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka. Intumbi nyinshi zabera bari barasinziriye zirazurwa, bava mu bituro, maze amaze kuzuka binjira mu rwa wera babonekera benshi. Umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye igishitsi nibaye, baratinya cyane bati n'ukuri uyu yari umwana w'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Abakomeye benshi, aboroheje benshi barapfa bakibagirana, ariko ntawe twari twigera twumva wapfuye arazuka usibye Yesu Kristo umwana w'Imana. Ari nacyo gihamya kiduhamiriza yuko uwo twizeye ari uwo kuri, kuko abandi bavugwa barapfa bakibagirana, ntawigeze apfa ngo azuke. Yesu yaravuze ngo nubwo tutamwizera tujye twizezwa n'imirimo akora, ibitangaza akora. Nubwo hari abatamwemera, byibuze bagombye kwemezwa n'ibitangaza byamubayeho yakoze akiriho, na nyuma akiriho, na n'uyu munsi akibikora. Byibuze nibemere ko ari umugabo nyamugabo. Ibintu cyangwa se ibihamya byabaye Yesu amaze gupfa, amaze kuzuka, ageze ku musaraba igorogota. Uwo twizeye icyo gihe hagaragaye igitangaza gikurikira cya mbere. Umwenda ukingiriza ahera cyane watabutsemo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka. Intumbi nyinshi zabera bari barasinziriye zirazurwa, bava mu bituro, maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera babonekera benshi. Maze umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye igishitsi n'ibibaye, baratinya cyane, nabo ubwabo baratura bahamya y'ukuri, bahamya neza ko n'ukuri yuko Yesu ari umwana w'Imana. Abashidikanya ko Yesu atari umwana w'Imana rero mubisange hano niho hagaragaza ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. N'ahandi hatandukanye Bibiliya genda iduhamiriza ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Yesu Kristo ni umwami, yaranesheje. Dukomeze tumwiringire, azakomeza kutuneshereza, kandi nawe uzatujyana mu bwami bwe, kuko ibihamya bifatika yuko ari umwana w'Imana Bibiliya irabigaragaza. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye kubw'iri jambo twibutsa ibihamya by'ukuri bigaragaza yuko uri umwana w'Imana utari uwo gushidikanywaho. Turasabye kugira ngo uduhe imbaraga zo kumeza kukwiringira no kwizera kugeza ubwo uzatugeza iwawe kwa Data mu ijuru. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu tubisenze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data.
bifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.